turabashuhuje bene data, tubifurije kugubwa neza aho muri hirya no hino. Uwiteka abahire, turamutse amahoro. Amazina yanjye nitwa Ukwigize Jean Pierre. Dufite amahirwe rero, dufite abatumirwa muri studio, bene data baje kudufasha kumvikanisha iyi ngingo, kandi ku munsi w'ejo twarabanye abadukurikiranye, ariko abakurikiranye bwa mbere reka tusabe bene data babasuhuze ariko banabibwire kugira ngo tugendane tuziranye. Reka duhere iburyo bwanjye, mwene data bibwire. Nitwa Nzabamwita Pierre, ndabasuhuje mu gihe gitondo cyiza. Arakoze cyane. Reka na mushiki wacu ibumoso nawe abibwire. Nitwa Mukandutiye Rusi, turabashuhuje cyane, mugubwe neza kandi twishimiye kubana namwe. Urakoze cyane. Imana ibaha umugisha namwe aho muri hirya no hino, tubifurije guhirwa. Dufite amahirwe, dufite umutumirwa w'umumama twabanye umunsi w'ejo, ariko n'uyu munsi tugize amahirwe yo kubana nawe. Rero abamama mwegere hino kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Turi ku ngingo yo kuwa kabiri tubwira ngo umucyo w'isi, umucyo mu butayu. Ni mu cyigisho kitubwira ngo Yesu umucyo w'isi. Ubwo niba ari umucyo w'isi, ese niwe waba yaramuritse mu butayu? Kuko iyi ngingo iratubwira ngo umucyo mu butayu. Ni ibyigisho bitubwira ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ni ibyigisho bidufasha kwiga Bibiliya, byadusobanuriye byinshi nk'uko twabinyuzemo ejo. Rero nimuze mwegere hafi turye umutsima w'ubugingo nk'uko twabonye mu ngingo zabanje. Uwiteka abaho umugisha cyane. Reka rero mbere y'uko tujya mbere tubanze dusenge. Turagushimiye Data wera, utugiriye neza, uduhaye amahirwe, ndetse muri iki gitondo n'uyu munsi twagize umugisha wo kwiga ijambo ryawe. Ubwo tugiye kuryiga dusabye umwuka wera kugira ngo adusobanurire, kandi abazakurikirana ibi byigisho kuri YouTube uzabafashe kugira ngo bazarusheho gusobanukirwa. Ubuntu bwawe bubane natwe, byose tubyakiye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Reka tujye mbere muri iyi ngingo itubwira ngo umucyo mu butayu. Reka dusabe mwene data aturebere isomo riri mu Kuva 13 umurongo wa 21 ndetse no wa 22. Ariko mbere y'uko asoma, reka twumve ikibazo uko kitubaza. Kuri ni gute Abisiraheli bayoborwaga mu butayu? Ni gute Abisiraheli bayoborwaga mu butayu? Reka dusabe mwene data dusomere ayo masomo tubyumve. Kuva 13 umurongo wa 21 na 22. Haragira hati: Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abayobore, nijoro yabagendaga imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo abamurikire, babone uko bagenda ku manywa na nijoro. Ya nkingi y'igicu ntiyavaga imbere y'ubwo bwoko ku manywa, kandi iyo nkingi y'umuriro ntiyabuvaga imbere nijoro. Urakoze cyane. Uwiteka nguko uko yabamurikiraga. Ubwo yababeraga inkingi y'igicu ku manywa, ikabatwikira izuba, noneho byagera nijoro ikababera inkingi y'umuriro ikabamurikira. Kuko burya ubutayu ngo bwari burimo ibitare, burimo imyobo, burimo ibintu bitandukanye. Rero nijoro bagombaga kumurikirwa kugira ngo bagende ahabona. Ubwo ni urukundo rw'Imana rukomeye cyane. Noneho reka dusabe mwene data aturebere mu rwa mbere rw'Abikorinto igice cyaho cya 10 umurongo wa mbere kugeza 4. Turi gusoma ikibazo ari no kureba uwo murongo. Wasobanura ute uwari mu nkingi y'igicu ku manywa na nijoro akaba mu nkingi y'umuriro? Uwo wamusobanura ute? Mu rwa mbere rw'Abikorinto 10 umurongo wa mbere kugeza 4. Mwene data niba yahageze yadusomera. Bene data, sinshaka ko mutamenya yuko ba sogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije, bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose. Bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Akoze rwose. Iri somo rirabyumvikanisha neza. Uwo rero yari Kristo, niwe wabatwikiraga. Yewe Pawulo hano aganira n'abizera b'i Korinto yababwiye ko burya ni nawe gitare banywagaho. Yasobanuye amagambo menshi muri iyi mirongo, ariko burya Yesu niwe wari kumwe n'Abisiraheli mu butayu. Uru ni urukundo rukomeye cyane. Noneho kuri B, ni iki cyanditswe mu byerekeranye
no kuba Kristo yari kumwe n'Abisirayeli mu butayu, kandi ni ubuhe burinzi Imana yasezeraniye ubwoko bwayo? Hano muri Yesaya, mwene data niba yahagera, isomo dusoma muri Yesaya igice cya 4 umurongo wa 5 n'uwa 6, hadusomere twumve ubu burinzi Imana yahaye ubwoko bwayo. Muri Yesaya igice cya 4 umurongo wa 5 n'uwa 6 haragira hati kandi hejuru y'ubuturo bwose bwo ku musozi wa Siyoni no ku materaniro yaho Uwiteka azaharemeraho igicu n'umwotsi ku manywa n'umuriro waka ukamurika nijoro, maze hejuru y'ibyubahwa byose hazabeho igitwikirizo. Urakoze cyane. Aya ni amagambo umuhanuzi Yesaya yahanuye, ariko burya Yesaya yabihanuye byarabayeho, ariko burya bigomba no kugaruka bikabaho. Noneho Imana burya yasezeraniye ubwoko bwayo ko izabutwikira. Mbere y'uko tukomeza hepfo, reka tubasabe cyane, dusabe imbabazi. Ibi bintu Imana yakoreye Abisiraheli urabivugaho iki? Urabyumva ute? Ese twe byaduha byiringiro ki ko natwe twagira umugisha nk'Abisiraheli bagize? Murakoze cyane. Iyi ngingo irimo ibyiringiro bikomeye cyane, kuko Yesu niwe mucyo w'isi kandi Yesu niwe dukurikiye. Icya mbere, iri somo riravuga ngo Yesu yongera kubabwira ati ni njye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo aba afite umucyo n'ubugingo. Aha bishatse kutubwira rero yuko ukurikira Yesu afite ubugingo kandi ntagenda mu mwijima. Icyo bishatse kutubwira muri iki gihe rero ni uko igihe cyose umuntu agenda adafite Yesu aba ari mu mwijima, ariko niba ukurikira Yesu uri mu mucyo. Bishatse kuvuga ko mbwira abadukurikiye natwe twibwira, umuntu yagombye kwibwira ati nkurikiye nde, mfite nde. Niba wumva ufite Yesu uri mu mucyo, ariko udakurikiye Yesu uri mu mwijima. Icya kabiri ni uko iyi ngingo iratugaragariza urukundo rw'Imana. Isi yariho umwijima, iriho ubusabusa, iri mu mwijima, ariko urukundo rw'Imana ritwera ko mbere na mbere Imana yigaragarije mu kurema. Ibyo ni urukundo rw'Imana. Ikindi cya gatatu itugaragariza urukundo rw'Imana ni uko yatugaragarije imibumbe, ukwezi, inyenyeri. Iyi mibumbe Imana ikaba itengase mu kiganza cyayo, kandi iyi si akaba ariyo umwana w'Imana yakubitiwe akaterwa imisumari. Ahantu rero harimo urukundo rw'Imana. Idufatiye imibumbe kugira ngo imere neza, kugira ngo tugendere mu mucyo kandi ishushanye umucyo ari we Yesu Kristo. Yakoze cyane. Pierre, Mama Mbabazi avuze ikintu gikomeye cyane. Mushiki wacu Rusi avuze ikintu gikomeye cyane. Nutakurikira Yesu uzaba uri mu mucyo. None nk'abadukurikiranye, abatwumva kuri ibi byigisho, ni gute twakurikira Yesu? Ni gute abantu bakurikira Yesu? Ni gute abantu, kuko urumva niba tutamukurikiye turi mu mwijima. None twakora iki kugira ngo habeho kumukurikira, noneho tugendere mu mucyo? Wabivugaho iki? Kugendera mu mucyo, gukurikira Yesu twarabibonye mu byigisho byashize. Batubwiye yuko ari ukurya umutsima w'ubugingo, tukanywa tukarya umubiri wa Kristo, tukanywa n'amaraso ye, kwiga ijambo ry'Imana ndetse no kurigenderamo. Aha rero hari kutugaragariza yuko Kristo niwe mucyo umurika ku manywa, niwe mucyo umurika nijoro. Umuntu wese udafite Kristo agenda mu mwijima. Umuntu wese udafite umucyo w'ubugingo agendera mu mwijima, nta mucyo abafite rwose. Nakoze cyane. N'abadukurikiranye tubyumve, ariko reka twumve hepfo gato, durebera isomo riri mu Baheburayo 12 umurongo wa 21. Mu kibazo kitubaza ngo ni gute Kristo yigaragarije kuri Sinayi, kandi Mose n'abantu babyakiriye gute? Hari uburyo yigaragaje, tubibona mu Kuva, uburyo yaje kuri Sinayi, isi igahinda umushyitsi, ibintu bigakomera, imirabyo ikarabya, akaza ari umuriro. Ariko mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 21 ho babivuzeho iki? Ibyo byose byari biteye ubwoba, nicyo cyatumye Mose avuga ati mfite ubwoba ndahinda umushyitsi. Yego. Mfite ubwoba ndahinda umushyitsi.
noneho reka dusabe mama Mbabazi dusomere amagambo dusoma hepfo mu kagingo ko hepfo ya se, dusomeremo aya magambo ari mu mwuka w'ubuhanuzi ku kagingo ka mbere muri iki gitabo cyitwa abakurambere n'abahanuzi ku ipaje 304. yego murakoze cyane. Ni hano ahangaha haratubwira ngo mbere na mbere Imana yigaragarije mu mirimo yose y'irema. Kristo niwe washyizeho ijuru kandi ashinga imfatiro z'isi. Niwe wujuje isi uburanga n'ikirere n'amajwi y'indirimbo, kandi ku biri mu isi byose mu kirere no mu bicu yanditsemo ubutumwa bw'urukundo rwa Data wa twese. murakoze, garukira aho ngaho harumvikana. Kristo niwe wujuje isi ibintu byose. Hano rero harimo n'amagambo meza cyane atubwira ngo ku ipaji ya 304 atubwira ngo mu maso y'iyo mbaga yari iteraniye aho ubwiza bw'Uwiteka bwari bumeze nk'umuriro ukongora mu mpinga y'umusozi. Ibimenyetso by'uko Yehova ari aho hantu byari biteye ubwoba ku buryo Abisiraheli bagize ubwoba bahinda umushyitsi, maze bikubita imbere y'Uwiteka bababaye. Aya ni ya magambo ngo na Mose yaravuze ngo mfite ubwoba kandi ndahinda umushyitsi. Imbere y'Uwiteka nta munyabyaha wo kuhitereza. Ni iki twe byadufasha uyu munsi? Ni ikihe cyiringiro twe byaduha? Uburyo Imana yabanye n'Abisiraheli mu butayu. Ese twebwe hari ubutayu dufite muri iki gihe? Ese twebwe hari ibyagereranywa n'ubutayu muri iki gihe? Ese twebwe bitugezeho ni iki twakwiringira ko Imana izaba iri kumwe natwe? Reka dusabe Pierre atwunganire. Ubutayu muri iki gihe burahari. Yego. Urabona nk'ubu abizera benshi ntabwo baheruka mu rusengero. Ubwo nabwo ni ubutayu. Abantu ntibakibona uburyo bwo guhura ngo bige ijambo ry'Imana, nabwo ni ubutayu. Imibereho yo muri iki gihe, inzara, intambara, ibyo byose bigenda bigereranya ubutayu. Icyo barimo kutubwira hano rero urugero rw'Abisiraheli ni iki? Ese Kristo wamurikiraga Abisiraheli ku manywa akababera inkingi y'igicu, nijoro akababera inkingi y'umuriro. Uyu munsi Kristo aratumurikiye natwe kugira ngo ubu butayu turimo tugende ariko dufite umucyo wa Kristo. Icyo ni cyo umuntu wese akwiriye kwibaza, noneho umuntu wese akisuzuma akareba ko Kristo ahari amumurikiye muri ubu butayu turimo. Akoze cyane. Reka Rusi tumuhe umunota umwe nawe agira icyo abwira abadukurikiye ku byiringiro dukwiye kugira ko Imana yafashije Abisiraheli, natwe uyu munsi yadufasha. Murakoze cyane. Turi mu butayu bugoye kuko turi ku ntambara, turarwana na Sekibi, turi mu isi igoye. Natwe rero tugomba kwishingiza Kristo akaba ari we muyobozi wacu, kandi mu by'ukuri azadufasha kuko hatsindwa utagira gifasha. Bamama mudukurikiye, namwe bapapa, abantu bose, abasore, inkumi, twiringire ko uwabaye umucyo mu butayu agatwikira Abisiraheli akababera inkingi y'umuriro, ko natwe azadutwikira ibigeragezo n'ibibazo bitwugarije, kandi azatubera inkingi y'umuriro, azatumurikira mu gihe cy'umwijima w'ibigeragezo. Rero turushaho kugira ibyiringiro kandi turushaho kumurya no kumuha nk'uko mwene Data Pierre yabivuze, tumwakire nk'umwami n'umukiza, kandi Imana izatuba bugufi kuko iradukunda. Imana ibahe umugisha. Rero reka tubashimire abadukurikirana, kandi dushimire n'abatumirwa bacu babaye muri studio badufashije kumvikanisha iyi ngingo, umucyo w'isi. Uwiteka abahire cyane. Mukore subscribe, mukore share, mukore like, mushyigikire ivugabutumwa. Uwiteka azabaha umugisha mu buryo bwose. Murakoze rero, ibyigisho byacu nakagaruka. Imana ibahe umugisha. Amen.